Data turagushima mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami uyu munsi bwira kabiri w'amasengesho mwami asengerwa inayoti mu buryo bw'umwuka dutuye inayoti aho Dawidi yahungiye ahigwa na Sauli arushye ananiwe wenda afite nibazo byinshi mu mutwe we ariko ageze kwa Samueli Rama. Samueli amujyana inayoti amaze kumutekereza ibya Sauli byose yamukoreye amujyana inayoti kubera ko aho niho Dawidi yabaye restauré. Natwe mwami turi hano buri muntu wese uramuzi n'inzira ze n'ibibazo bye mwami tumvise ko muri Kristo niho hari amen y'amasezerano yose, niho hari yego kugira ngo twese tuvuge amen ku masezerano y'Imana mu izina rya Yesu. Buri umwe wese mwami aya magambo amuvana ahantu amugeza ahandi, uturinde umwuka w'ubunebwe, duhe mwami umwuka wo kugira ishaka mu kukumenya, tuzagire mu rwego rwo gusabana nawe by'ukuri kandi mwami tukakomeza kuzamuka muri relation nawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. Icyo kumenya rero niki mu masezerano y'Imana ubona muri Bibiliya ariho amasezerano y'umwihariko kuri Isirayeli, ariho amasezerano ku itorero ry'Imana, ariho amasezerano Imana yahaye abantu bamwe bamwe ku giti cyabo, ndabaha ingero, ariho n'amasezerano ku muntu ari wewe wese na mu buryo bungahe. Amasezerano yose muri Bibiliya ariho amasezerano mu buryo bw'umwihariko kuri Isirayeli nk'ishyanga yamenye ku gasekuruza babo. Amen. Ngurugero Imana imaze kubaha amategeko iyo bayishije Mose yaravuze ngo uzashyira mu bikorwa aya mategeko yose azabeshwaho nayo. Voyez, celui qui mettra en pratique toutes ces lois vivra par elles. Uzashyira mu bikorwa aya mategeko yose ntanze azabeshwaho nayo. Ibyo ni byawe, ni by'itorero. None se nutabimenya si ikibazo, uzajya ufata bya Isirayeli ubyigerekeho bikuvune. Uzashyira mu bikorwa aya mategeko yose, Bibiliya ivuga muri Yohana igice cya mbere ngo amategeko yazanywe na Mose, ubuntu n'ukuri byazanywe na Yesu Kristo umwami wacu. None Mose yaha amategeko yahende aha itorero ayahe Abisirayeli? Ntabwo Mose yahaye amategeko itorero, yayabi Abisirayeli. Ntabwo yayahaye umuntu ari wese, yayahaye buriya bwoko avanye muri Egiputa. Amen. Uzakurikiza amategeko yose azabeshwaho nayo. Itorero ryahawe ikijyanye n'ibyo Mose yahaye Abisirayeli. Kristo yaduhaye iki? Ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho kwizera. Ntiwumva se? Bo ntabwo bahawe iryo, bo bahawe ngo uzumvira amategeko yose atica na rimwe azamubeshaho. Umukiranutsi imbere y'Imana mu Bisirayeli numvira amategeko ariko ntibayashoboye. Okay? Twebwe Imana ntabwo tubwira gutyo, iravuga ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho kwizera. Aho turabona ingero ebyiri ry'itegeko rireba bamwe nirebe abandi. Okay, tumaze kubona rero amategeko kategori ebyiri. Ayisirayeli yahawe mu gihugu mwihariko utakwiye kuyafata. Amen. Nayo Imana yahaye itorero. Noneho nayahe Imana yahaye umuntu wese, yaba umuyuda yaba umunyamahanga, ikuru gusa nuko yizera Yesu. Iyi Matayo
karindwi umunani yahawe bande? Dusomere. Musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga agakingurirwa. Amen. Ntibavuze abayuda gusa, bavuze ngo hari uwo bavuze. Ni ukuvuga ngo arareba umuntu wese. Yohana 11 umurongo wa 25 26 n'ayandaya. Iri jambo ryahawe nde? Yohana 11:25-26. Yesu aramubwira ati, ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Amen. Umuntu wese. Nuvuga ngo iri ni ryawe. Ukwiriye kumenya muri Bibiliya ukwiye kukategoriza ayo masezerano. Arayo yabwiye Abisirayeli mu buryo bw'umwihariko, ariko akagira prolongement no kuri twe. Babyumvise? Ariko akabanza kuba Abisirayeli. Ari na y'Abisirayeli ubu utakwiye kujya kuyafataho. Nk'iryo navuze. Iryo navuze. Ngumvira amategeko yose ngo azabishwaho nayo. Ariko twebwe twabwiye ngo umukiranutsi wanjye azabishwaho no kwizera kwe. Ntabwo abeshwaho n'amategeko, abeshwaho no kwizera. Amen. Abakristo benshi bari muri confusion kubera kutigishwa. Ntibamenye kudiferencia promesses z'Imana, bamenye uko bazipanga, uko bazikategoriza. Amen. Haleluya. Isezerano Mose yahaye Abisirayeli. Iyo mvuze Mose mbavuga Imana binyuze muri Mose. Ngo niwumvira amategeko yanjye yose ukagendera mu byo nagutegetse. Amen. Nzakugira umutwe, ntuzaba umurizo. Uzaba uw'imbere, ntuzaba uw'inyuma. Mwanyumvise? Iryo murishyira hehe? Ntabwo rumva abantu basenga bakabyishyiraho bo, kandi batari Abaheburayo. Ubu bafata gute? Kandi yabuze umuntu mu gitondo yasenze gutyo. Ngamwe waravuze ntabwo tuzaba umurizo, tuzaba umutwe, ntabwo tuzaba ab'inyuma, tuzaba imbere. Guzaguriza benshi nuzaguza. Ntimubibone byose? None se wowe waragiye kubifata ngo nibyagusa reka byifatire. Hanyuma yareba mu buzima bwe ntabwo araba umutwe, yareba mu buzima bwe ntaraguriza amahanga, yareba mu buzima bwe ntaraba uw'imbere. Noneho akatagoze ariko si pite amasezerano atagenda kuri jewe, akishakisha mu ibyaha agasanga byose yarabyihanye. Kandi imvi zimaze kuza ntaraba umutwe, ntaraba n'uw'imbere, ntaraguriza n'amahanga kandi akennye ayo mahanga. Kibazo kiye kumenya ijambo ry'Imana rivuga ibi ribwira bande. Uzajye ubanza kwibaza ibibazo. Amen. Haleluya. Ariko nubwo ayo masezerano ari liye no kumvira amategeko, sibyo? Ariko nababwiye ko afite uburyo mu mwuka ari prolonge kuri twe. Gute? Dore nusoma Abafilipi 4:19 dusomere. Kandi Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu. Amen. Kandi Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose kuko ubutunzi
buri muri Kristo Yesu n'ubwiza bwose, sibyo? Uwo ni Pawulo. Amen. Ni ukuvuga muri Kristo nubwo tutakwenda gufata ariya magambo ajyanye n'amategeko, amen, dufite amasezerano, amen. Noneho abiduhesha biriya ariko bidashingiye ku mategeko. Iyo Yesu avuze muri Mateyo 6 usome ku murongo wa 30 tugeze kuri 33. Mateyo 6:33. ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo buriho none ejo bakabujugunya mu muriro, ntizarushaho kubambika mwabafite kwizera gukemwe. Nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki, cyangwa ngo tuzanywa iki, cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Amen. Amen. Ibi ntago byabwiwe Abisirayeli. Wayuze? Ibi byabwiwe itorero. Ngo ibi byose by'umwisi biri Abisirayeli babwiwe ngo bazaba babifite bakaguriza amahanga. Sibyo? Yesu aravuga ngo mwebwe mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo mbere na mbere, ibindi byose muzabyongererwa. Ni inyongera. Naho bihuriye n'ibya bindi by'Abisirayeli? Ahubwo ibyacyurishizaho kuba bigari. Amen. Mumva umwana w'Imana w'umusamariya afite kwiganyira? Oya. Amen. Muzaba umutwe ni muzaba umurizo. Muzaba umutwe ni muzaba umurizo. Muzaba imbere ni muzaba abinyuma. Ibyo nibo babwiwe bo. Twebwe tutwabwiye iki? Nidushaka ubwami bw'Imana ukiranuka kw'Imana. Amen. Haleluya. Biriya byose babwiwe bizatugeraho ndetse binasage. Imana ihabwe icyubahiro. Ntabwo tuzasuzugurwa, ntabwo tuzasabiriza. Wayubise? Amen. Nta numwe azagusuzugura, ntabwo uzasabiriza, ahubwo ngo uzajya ugira ubuntu. Nivuga ngo ibyabo tubimenye, ariko tumenye ko muri Kristo byarasaze, byabaye byinshi nta rugero. Ariko tumenye mu gusenga ntitujye tufata ibyabo, uko uzaba usubiye mu mategeko uzajya umenya ibyawe. Amen. Biriya byose byiza Imana yabwiye Abisirayeli turabifite mu bundi buryo. Bayibise? Ariko twebwe nabo duratandukanye, kuko bo umugisha wari ushingiye ko bumviye amategeko, naho twebwe umugisha ushingiye ko duhagaze mu buntu bwa Kristo. Imana ihabwe icyubahiro. Muraba itandukaniro? Bo umugisha ushingiye yuko bumvira amategeko, niba atayumvira umwanya w'umugisha azaza umuvumo. Niho gutega kwa kabiri igice cya 28 cyose kirimo deux parties, ariyo partie y'imigisha, partie y'imivumo. Wabise? Bo bishingiye ku mategeko, hanyuma twebwe bishingiye ku buntu bwa Kristo. Kandi ubuntu tubeshwa n'ikintu kwizera. Imana ishimwe. Amen. Ntabwo tujya kuvuga ngo umwami wavuze ngo tuzaba umutwe tuzaba, ibyo ntabwo tujya kubivuga. Biriya byabwiwe bariya, kuko biririye n'amategeko. Ariko mu buntu bwa Kristo turabifite kandi binarenze. Nta muntu uhagaze mu buntu bw'Imana bazamusuzugura, nta muntu uhagaze mu buntu bw'Imana azasabiriza, nta muntu uhagaze mu buntu bw'Imana azagenda acuritse umutwe, nta muntu uzagenda mu buntu bw'Imana azavugwa n'abadayimoni, nta muntu uhagaze mu buntu bw'Imana neza. Amen. Ubwabwo bumuhesha icyubahiro. Imana yahabwe icyubahiro. Haleluya. Rero mu masezerano y'Imana harimo izo kategori. Dusubiremo. Hariho amasezerano y'Imana kuri Isirayeli, amasezerano y'Imana kwitoro, n'amasezerano y'Imana ku muntu
uwo ari we wese. Wayibize ibyo ukwiye kubimenya. Iyo Yesu avuze ngo quiconque, ni uwo ari we wese. Hanyuma twayindi rero, l'accomplissement des promesses divines, ugusozwa kw'amasezerano y'Imana. Hari ibyo tukwiye kumenya. Dusome Yeremiya 1:12 no kubara 23:19 vuba vuba. Maze Uwiteka arambwira ati, waroye neza kuko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Amen. Amen. Ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Murabizi Balamu ariya twihute sibyo? Nushaka ntuhasome. Balamu mu gutega marako mu kubara 23 sibyo? 19. Imana si umuntu ngwibeshe, icyo yavuze iragisoza. Ni ukuvuga ngo rero gusoza kw'amasezerano y'Imana ntidukwiye kubishidikanyaho, kuko Imana isoza iteka icyo yavuze. Tuwe akazi kacu ni ukwizera. Ariko hariho igihe Imana, amen, idasohoza kabone nubwo ari ijambo yavuze. Kubera iki? Ku mpamvu ebyiri. Rimwe, impamvu ya mbere, Imana ishobora kuba ifite impamvu utazi, atari ukuvuga ngo ijambo ryayo nta gaciro rigifite. Mwabivuze? Kubera iki? Kugira ngo umenye ngo Imana iracyari souverain. Ni Imana ikora icyo ishaka. Icya kabiri, isezerano rishobora kudasozwa kuko isezerano ryashyizweho riherekezwa na kondisiyo. Hari amasezerano gusozwa kwayo gufite kondisiyo. Ngo nukora iki, kenshi Imana irabivuga ngo nugenda gutya nzasohoza icyo navuze. Ubwo rero ni isezerano rifite kondisiyo. Ni wicaye ya kondisiyo, isezerano ntago rikora. Mwabizi? Ariho n'amasezerano Imana tuyasoma ariko intahasubizwe, atari ko Imana tumvise, atari ko Imana yahinduye, nuko hari impamvu ziturenze muri uwo mwanya. Imana izi kwa ngo itwigisha iki? Pour que nous apprenions, écoutez, pour que nous apprenions à nous incliner devant sa souveraineté. Kugira ngo twige gupfukama imbere y'ubushake bw'Imana, kandi byose ibikoze ku neza yawe. Amen. Haleluya. Murabyumva? Ibyo rero byinjira muri domaine ya mystère rero y'ubwiru bw'Imana. Kubera iki nasenze gutya kandi nta bintu niyagiriza, nta cyanaki, kuko Imana itasubiza, kuko yaho kuza biriya haje ibindi. Ibyo bintu ntago bizabura mu buzima bwacu, kugira ngo tumenye ko Imana iguma ari Imana. Amen. Abantu benshi bakiri bana mu gakiza baracanganyikirwa bagacika intege. On n'a pas droit à toutes les réponses. Ntabwo dufite uburenganzira bwo gusubizwa byose. Hariho domaine turekera Imana. Izi mpamvu Imana ishimwe. Yese murabyumva ibyo? Kugira ngo Imana igume iri souverain. Bon, kubyereke amasezerano n'indahiro twarabyize ku cyumweru. Murabyibuka? Hari amasezerano y'Imana igerekaho n'indahiro, ibyo twarabyize. Tumaze kuvuga ko hari amasezerano Imana ishyiraho kondisiyo kugira ngo yasoze. Iyo tumaze kubibona. Hanyuma, la foi dans l'accomplissement des promesses divines nécessite presque toujours un combat. Igihe cyose
turiho turarwana n'isezerano ry'Imana ngo irisohoze mu buzima bwacu. Uzajya umenya ko mu isi y'umwuka mbere yuko usubizwa hariho intambara zitambikamo. Amen. Birasaba rero ko usenga akwiye kugira gute? Akwiye kurwanya intambara yo kwizera. Hagati yo gusenga duhagaze mu masezerano y'Imana no gusubizwa kw'Imana hari intambara gataho. Ntabwo ari Imana iduteza, Satani ariduteza n'ubwonko bwacu bukayiduteza. Ibyo bita doute na incrédulité. Ese Imana izasubiza koko? Ese bizanyura hehe? Muri ibyo bintu biraza. Satani rero akabona amarembo arafunguye ngo adukubite rero atubombarde biveho. Mwayumvise? Umaze ukwezi ubisengera ntabwo bikoreka. None hakaza ibitekerezo byinshi cyane. Sibyo? Icyo rero umuntu akwiye kuneshesha ibyo byose, yaba Satani ari hanze yawe yohereza amacumu ngo biveho, nukomeze kwizera amasezerano y'Imana ibyo urasengera, yaba les ennemis intérieurs bari muri wowe, doute, incrédulité, gushidikanya, sibyo? N'ibindi, kuko umukristo agira des ennemis intérieurs et extérieurs. Harabanzi bari hanze n'abari indani. Les ennemis intérieurs b'umukristo ni gushidikanya, ubwoba n'ibindi byose, kutizera. Amen. Kugira ngo bineshe rero ukwiye guhagarara mu kwizera kutajegajega, kwizera Imana uko yivuze. Amen. Ugahagarara mu ijambo ry'Imana, ntiwite ku byo utekereza cyangwa byo Satani arora kongorera. Ibyo nibyo bizakugeza kugusubiza ku Imana. Amen. Ariko intambara ni ngombwa, ikwiye kubaho. Ni intambara yo kwizera. Donc, persévérer dans la foi et la prière, gushishikara mu gusenga no mu kwizera, n'est pas chose facile. Ntabwo ari ibintu byoroshye. Surtout lorsque l'accomplissement tarde. Kuguma mu kwizera no gusenga no kwizera kugeza aho Imana isubiza ntabwo byoroshye, cyane cyane iyo igisubizo gitinze. Umwana w'umuntu kenshi ararambirwa, agakomeza agareka gusenga, akabihagarika. Tukwiye kwizera kugeza aho Imana isubiza. Ndasoza. Il est important d'avoir le langage et le comportement de la foi. Ukwiye kwiga kugira imvugo, amen, y'ukwizera ndetse no kwitwara nk'umuntu yizera. Tusome vuba vuba Abaroma 10:7-10. Abaroma 10:7-10. Cyangwa uti ninde uzamanuka ikuzimu, bisobanurwa kuzamura Kristo amukuye mu bapfuye. Ahubwo kuvuga kuti ijambo rirakwegereye ndetse riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe. Niryo jambo ryo kwizera iryo tubabwiriza. Niba watuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Kuko umutima ari umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Amen. Amen. Urumva ko akanwa gafite umurimo mu byo kwizera, sibyo? Akanwa k'umukristo gafite umurimo mu byo kwizera. Ntabwo rero wasenga Imana ngo ikore ibintu kandi mu magambo yawe watura ibinyuranye. Nubwo niyo ndasenga simbizi ko binyuramo. Uwo muntu azakira iki imbere y'Imana? Uvuga ngo ukwiye kwiga kugira imvugo y'ukwizera. Amen. Hanyuma icyanyuma, il faut enfin veiller à garder une foi équilibrée concernant la priorité des promesses de Dieu. Ukwiye kugira ukwizera kuri équilibre. No kuvuga iki? Ukwiye kureba ko mu buzima bwawe kwizera kwawe kutari exerce gusa ku bintu by'umubiri. Nibise. Ukwiye kureba ko ukwizera kwawe utawukoresha gusa mu gusaba iby'umubiri.
ukwiye kuba ufite ukwizera gusaba ibyo ukeneye mu buryo bw'umubiri, ariko ukagira no kwizera cyane cyane gusaba bwa butunzi butarondereka buri muri Kristo, bumwe twize kuva mbere. Iyo niyo bita la foi équilibrée. Ariko malheureusement ukwizera kw'abantu benshi kuri déséquilibré, bo basenga gusa basaba iby'umubiri. Imana yareba ubutunzi buhari burenze amafaranga, burenze ibindi, ntago babusaba. Rero abo rero bafite ukwizera kuri déséquilibré. Tuyobwira ukwizera kuri équilibré. Ukwiye gusengera ibyo ukeneye, akazi biki je ne sais pas, ukwiye no gusenga cyane cyane usaba kugira ngo Imana igutungishe kumenya Kristo. Amen. Ugasaba Imana iby'umwuka bikenewe, impano zayo kugira ngo uyikorere. Hari ubutunzi bwinshi buhari muri Kristo butari ubw'amafaranga. Imana ikwiye kubona ko nabwo ujya ubusaba, ujya wegeza fongo Imana ibuguhe. Ntibigume gusa ku bintu. Niyo mpamvu dufite probleme rero. Wayibise? Turashaka ko relation yacu na Kristo ihagarara ku byaduha gusa bifatika bishira. Yesu ashobora kubaza ikibazo, ndarangije, ngo none ninguha ibi byose isi ifite, apana gusa ibyo nsaba, nkaguha isi yose n'ibirimo, ngakaza kujugunya mu muriro, byakumarira iki? Ngo ninguha ibi isi ifite byose, ariko ngaza kujugunya mu muriro, byakumarira iki? Nimumva? Yaravuze ngo byamumara iki umuntu kunguka isi yose n'ibirimo agatakaza ubugingo bwe. Rero twirinde kugira une foi déséquilibrée, kwizera gufite ukuguru kumwe, twiyogira ukwizera gufite amaguru yombi. Amen. Dufite amasezerano ko Imana itwemereye gusengera ibyo dukeneye mu buzima buri munsi. Ariko kandi hari ubutunzi burenze ibyo muri Kristo. Tukwiye kushana kubusaba Imana kugira ngo tugire ukwizera guhagaze ku maguru abiri. Icyo dufana na Kristo nawe ari kuduha ibibona. Ibi arabiduha ko biri masezerano mwabyumvise. Ayobora 13 tubasomeze. Ariko cyane cyane hari ubundi butunzi abisi badafite. Ko ibi dusaba by'isi arabisi babifite byinshi, ariko ntago bajya mu ijuru. Urupfu yo rujero batwara, ntibagira n'amahoro bamwe. Mumva? Hari ibindi rero isi dafite, ubutunzi butabasha kubora kugajuka, Imana yashize muri Kristo. Imana ikiye kubona ko tubushaka cyane kurusha ibi by'isi, ariko bitareka ko iyo dukeneye ikintu tuyisaba Imana, kuko n'ibyo dukeneye ku munsi Imana izi ko tubikeneye. Nibyo bita avoir une foi équilibrée. Nitube bakajuriti kuguru kumwe. Wayibise? Tukiye guhagara ku maguru yombi, gusaba iby'umwuka, tugasaba nibi dukeneye muri ubuzima. Uyu munsi rero turashoje ku ijambo ryitwa amasezerano y'Imana. Uraza kumenya uko usenga rero, si byose? Right? Imana ishimwe. Reka dusenge. Ariko mbere ko dusenga, reka manze nshimire Yvette umukomere Imana amashi, Mama Gema umufasha, na Celeste watuyoboye, na Divine wadusomeye, n'abakoze hariya mu buhanga bw'ibyuma, n'abandi bose bakoze umurimo w'Imana. Imana ibahe umugisha. Hallelujah. Hari icyo yagufashijemo cyane? Imana ishimwe. Reka dushime Imana. Data, turagushima uyu munsi w'ira kabiri waduhaye kuri aya masengesho yo kwibera inayoti, yo gutura inayoti. Komeze Mwami tuzamure ku kumenya, kugira ngo tube abantu ataco babuze mu kumenya Kristo. Dutunge Mwami ubwenge bwo mu ijuru, kugira ngo tubutungishe n'abandi. Urakoze rero, komeze guhumugisha itorero, komeze guhumugisha abo bose Mwami biyemeje gusenga aya masengesho, yaba abaza hano, yaba abafatanya natwe ku mpamvu zitandukanye batari hano, yaba abari hafi, yaba abari kure bafatanya natwe binyuze mu ikoranabuhanga, bose aho bari Mwami urababona, ubaha umugisha, kandi Mwami bakubone, babone ukuboko kwawe mu byo bakenewe byose, yaba ibyo bakeneye mu mwuka, yaba ibyo bakeneye mu mubiri, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. Mwami bagire neza, tuzongera ejo impanda itavuze.